Ibihe byiza kuri wowe nkurikirana umunsi kundi kuri YouTube channel ya David Rwanda. Reka dukomeze inkuru yacu y'urukundo ya Ange w'umukire. Iki ni igice cyawe cya gatatu. Duherukana Manz ari kwanga ko babasha kuba baha Chris amaraso. Dore ko bari bamaze kubona ko Ange afite amaraso ya B kandi na Chris niyo yari afite. Gusa dogiteri yasabye Ange ko yabasha kuba yaha Chris amaraso kugira ngo abashe kuba yabagwa bityo amere neza. Gusa Manz we yarabyanze ati hoya Ange ntabwo nemera kuri ya musore rwose umuha amaraso. Gusa dogiteri byaramubabaje cyane ndetse ararakara. Atari ko Manz ufite ubwenge rwose. Ati ko mbona uri umusore mukuru kandi uciye ubwenge ni gute wigira nk'umuntu winjije. Ati umuntu ari mu byago ndetse arenda gufatira kugira ngo tumutabare we none nibi ngibi uri kuzana. Ati koko bivuze neza rwose dogiteri ndi umuntu ujijutse kandi urabizi neza ko gutanga amaraso ari uburenganzira bw'umuntu. Ati none se Ange we ntabwo yemera kuba wahurira musore amaraso kugira ngo tumubaga abashe kuba yakira. Nuko Ange we yari yabuze icyavuga dore ko yari umukunzi wa Manz. Kandi yagombaga kumvira umukunzi we gusa nta kindi yari gukora. Ati Ange so we mbazo uremera kuri ya muntu apfa kubera uyu musore udafite ubwenge witwa ngo ni Manz. Gusa Bagonze yakomeje kwinginga Manz ati kuko Manz wambabariye koko tukareba ko twakiza musaza wanjye akabasha kuba yakira. Ati se ubwo kuri kubona nabasha gupfa ari byo birubuze kuba byagushimisha. Gusa Manz akomeza gutsimbarara ku mwanzuro dore ko yari yanze ko Ange yatanga amaraso. Bagonze se ko yegera Ange ati Ange kuko wambabariye ukanyva ko nawe ufite umutima mwiza wambabariye koko ukamfasha ubwa musaza wanjye amaraso. Dogiteri nawe se kareba Ange ati Ange none aho bigeze nawe wo gufata umwanzuro rwose. Ati hoya rwose dogiteri ntimugire ikibazo rwose. Sina ngombwa ngo numvire Manz. Ati ndabyemera ndetse amaraso ndayamuha kugira ngo abashe kuba yakira ibyo Manz ari kuvuga rwose nanjye ntabwo mbishyigikiye. Manz akimara kubyumva maze kumva ko Ange yamaze gufata umwanzuro wo kuba yaha Chris amaraso. Nuko Manz yese ko yivumbura ndetse asohoka muri laboratoire yiruka cyane. Atari ko Manz wowe urinjije rwose. Ati dogiteri ndeka mbinjije nta kibazo rwose. Gusa Ange yagize ubwoba dore ko yarabonye ko umukunzi we warakaye kandi bari guteganya kuba bashyingirwa. Gusa dogiteri yese ko yegera Ange aramubaza ati se Ange uriya musore mupfana iki ko mbona yakugenzeho cyane. Ati rwose dogiteri uriya niwe mugabo wanjye wahazaza niyo turi guteganya kuba twashyingirwana. Ati ko numva bitangaje ati umusore umeze nk'uri udashobotse muzashyingirwana mushobokane koko. Tese koko nimba Manz yanga gufasha indembe nk'iriya ati birazabasha kugira abandi afasha turiya mutima ntago ari wa kimuntu rwose. Ati dogiteri ntugire ikibazo sinzi byamutiye ariko ntago ari kuri yasanzwe. Nuko Bagonze se kabyivanga ati dogiteri arakubeshya rwose nanjye nkibona uriya musore nabonye ko atari umutima mwiza rwose. Ange yese kabwira Bagonze ati Bagonze wamfasha ugaceceka. Ati gusa Ange mba nkubwira ukuri rwose uramba mbona atari umusore ugukwiriye. Ati umuntu wanga gufasha kanga gufasha umuntu ngamuha amaraso. Ati Ange rero ngwino tugufata amaraso turebe kuri ya musore twabasha kuba twamuvura ndetse agakira. Bagonze yese kahobera Ange dore ko yari yishimye cyane kuko yaragiye kuba yaha musaza w'amaraso kugira ngo avurwe barebe ko yakira. Ati nukuri Ange urakoze rwose bino bintu nzabikwitura ntabwo nigeze mbona umukobwa ufite umutima mwiza nk'uwawe. Ati oya rwose Bagonze ntukavuge gutyo buri muntu wese ufite ubumuntu yatanga ubufasha rwose. Ati nukuri Ange nabuze uko ngushimira pe. Ngaho ndebera uriya musore ngo ni Manz uriya we nta n'ubumuntu afite rwose. Ati gusa we wakoze pe ndagushimira kandi wumve ko ngushimiye byimazeyo. Bagonze ariko nawe wikabya. Ati nta birenze rwose nakubwiye ko buri muntu wese yabikora. Bose rero Bagonze wikabya rwose kuko buri muntu wese yabikora ufite ubumuntu. Ati bishatse kuvuga ko rero Manz nta bumuntu afite kuko wabonye ko babanje no kumusaba amaraso kugira ngo afashe musaza wanjye ariko yari yabihakanye. Ati Bagonze musaba ikintu kimwe. Ati ntaribi rwose Ange mbwira ndakumva. Ati niba ushaka ko tutazapfa ubusa rero jya wubaha umugabo wanjye. Ati nukuri mbabarira rwose ntabona nawe wisubiraho. Ati hoya ati ntabwo ugiye ufite umutima nk'uwo wakwisubiraho kuba nafasha umuntu. Ariko ndagusabye niba ushaka ko tubana amahoro rwose mbabarira umugabo wanjye umureke wenyine sibyo. Ati nta kibazo. Gusa Manz we hagisohoka muri laboratoire yese kabona message ndetse bamwandikira bamutunganya cyane. Dore ko yarafite abandi bantu akorera kugira ngo bazabashe kuba bahombya company ya Ange. Ati Manz ati ko tubona ibintu byacu byose uri kubyangiriza bimeze biti. Ati akazi kakunane ko turi kubona company yanyongeye gutera imbere. Gusa Manz yese kabahamagara ndetse arabavugisha arabasobanurira kunti ibintu byose bimeze. Ati rwose bose munyihanganire kwagiye mu cyaro ntabwo turi hano mu mujyi turi mu ntara.
ati rero twakoze impanuka ntabwo ndi kubasha kubona uko mbyitaho neza. Ati njye na mabuja rero turi mu ntara turi kwita ku muntu twabashije kuba twagonga, niyo mpamvu muri kubona kampani isa nkaho yongeye gusubira ku murongo. Ati none se ko wagiye ninde uri kubyitaho? Ati hari umusore witwa Patrick basize muri kampani, rero nta mafaranga na make yari gusohoka. Ati ibintu byose biri muri kampani, niyo mpamvu muri kubona ibintu byose biri gusubira inyuma ndetse bari kongera kwizamura, bari kongera kwisunganya kuko nta mafaranga ari gusohoka muri kampani. Ati rero Manz gira ubikoreho rwose, gira ubikoreho kuko iriya kampani yanyu itangiye kuturenga kandi twavuze ko tugomba kuyigusha byakanga ndetse byakunda. Ati ntimugire ikibazo rwose, vuba aha ngaha ndabikoraho kandi ngiye kuba nasubirayo. Ati kandi ndabizi nzakora ibishoboka byose kugira ngo iteke igwa noneho igwe hasi isubire inyuma. Ati okay, turakwizeye rwose Manz, ukora ibishoboka byose. Ati kandi nta yandi makosa dukeneye. Ati sa nta kibazo murakoze banyakubahwa. Gusa Manz we nubwo yarari muri ibyo ngibyo byo kugambanira Ange kugira ngo kampani yibashe kuba yasubira inyuma ndetse abashe kuba yamusiga kimara kubona kampani isubira inyuma, ariko Ange we ndetse na Gaudence nta kindi bariho bari kurwana ku buzima bwa Chris kugira ngo barebe ko Chris yabasha kuba yahumeka ndetse akongera agasubirana ubuzima. Gaudence ndetse na Ange bakiri muri ibyo ngibyo bakicaye bagiye kubona babona dogiteri arasohotse. Ati Ange ntimugire ikibazo rwose, ubu ngubu Chris ameze neza, ubu ngubu yabasha kuba yabaho ndetse twakoze ibishoboka kugira ngo abashe kuba yabona ubuzima. Ati rero murindire amasaha make yabanza abyuke, namara kubyuka ndabemerera rwose mubashe kuba mwagenda ndetse mumuvugishe. Nuko Gaudence yahise ko yishima ndetse arongera ahobera Ange. Ati Ange rwose urakoze ndetse ndagushimira. Dogiteri yahise kabwira Gaudence ati yego rwose ushimire Ange kuko ubuzima bwa musaza wawe bukeshe Ange. Ati kuko yakiba ameze nk'uriya Manz ndetse ntabashe kuba yamuha amaraso, ndakubwiza ukuri kuriya musaza wawe yari gupfa. Gusa yabashije kuba yamuha amaraso ndetse twakoze uko dushoboye kugira ngo abashe kuba yabaho. Rero Gaudence ntuzibagirwe uwo mukobwa ndetse ujye uhora umuzirikana. Ati rwose dogiteri murakoze cyane kandi Imana ibahe imigisha. Ati oya Gaudence si ngombwa kudushimira rwose, tubaye kugira ngo duhe serivisi nziza abaturage. Ati kandi rwose igihe uzajya ubona byanze ntacyo tuba twakoze nk'abadogiteri. Ati rero twakoze iyo bwabaga ndetse twakoze uko dushoboye, musaza wawe ni muzima ndetse ubashe kuba washima Imana. Nuko Gaudence yahise kanezerwa ndetse arongera ahobera Ange. Ati nukuri Ange urakoze cyane. Ati ukomeje kunkorera ibintu sinzi ko nzabasha kubikwitura. Ati oya rwose Gaudence, ati nawe ikintu umaze kukubona wowe rero kitari cyiza urakabye. Ati oya rwose Ange, ati ibaze kuba wahaye musaza wanjye amaraso pe, ni iby'umugisha kandi wakoze cyane rwose. Ati rero Gaudence mfashe uceceke, byarangiye kandi musaza wawe ameze neza, reka turindire abyuke tujye kumureba. Ati ubu ngubu kandi wasanga ubwo abyutse muzahita ko mugenda ndetse mukadusiga. Ati of course namara gukira tuzahita ko tugenda ndetse dusubire mu kazi kacu. Ati hoya rwose Ange, ati ndi umwabinkora muzabe muretse. Ati okay, ati we wansabye ko mu bukwe bwacu azabanza agakira ndetse mukabuzamo. Ati none urashaka ko abanza agakira none turi aha ngaha. Ati urumva koko Goda byashoboka. Ati basi murindire abanze yoroherwe basi muzabone kujya mwagenda. Ati rwose Gaudence ntugire ikibazo dore ko duhari ku bwawe. Ati sawa urakoze cyane rwose Ange. Ati yarya dogiteri yavuze ati tube turindiriye. Ati yavuze ati tube turindiriye dore ko ubu ngubu ibinyabiki muri maracyasinziriye. Ati ndikumva ntarindira rwose Ange. Ati tuza dore igihe warindiriye nicyo kinini. Ati rero tuzabanza kire ndetse abyuke, namara kubyuka nta kibazo turajya kumureba rwose. Ati ndikumva nkumbuye Chris wanjye. Ati rwose Gaudence uragasazi, tuzi ko wagira ngo rwose n'umugabo wawe. Ati oya rwose brother renze ibyo byose we ntabwo wabyumva. Ati ndumva waramenye nakongereza. Ati ndakazi nyine, ati ntiyagiye abinyigisha se. Ahubwo Ange reka nsubire muri chapelle mbashe kuba najya gusenga ndetse nshima Imana. Ati okay, ntari bigendo byo gushima Imana nanjye reka njye kureba Manz. Ati se wanyemera tukabanza tukajya muri chapelle tukajyana koko tukaba twagaruka tukajya kureba uriya musore wawe. Kwinginze mbabare rwose Ange. Ati se wanyemere tukajyana muri chapelle tukajya gushima Imana koko. Nuko Ange yabonye ka Gaudence kakomeje kumuhateza. Atari ku Gaudence nawe urahatiriza. Ati wandetse kuko nkajya kureba Manz. Atari kunda kwinginze rwose wambabariye Ange. Ati basi nkorera kano kantu konyine gusa. Ati okay, ati ubwo ninkagukorera nta kintu nzagukorera. Ati hoya nabwo atabona abangiye kwibeshya. Ati kuko ndacyagukeneye ariko basi mbabarira tujyane muri chapelle tujye gushima Imana. Ange yahise ko yemerera Gaudence ndetse barajyana bajya gushima Imana dore ko Imana yari imaze gukora ibintu bikomeye cyane. Nuko bakiva muri chapelle Gaudence yari ari gusingiza Ange cyane. Ariko Gaudence waretse kunsingiza. Ati ntuvuye gusingiza Imana. Ati none dore nanjye uranze bitangiye kunsingiza. Atabo gushimwa tujye tubashima rwose Ange. Ati kuko ibintu wankoreye ntabwo nyine na n'ubu sindabyiyumvisha pe. Ati tuza rwose tuza wikabya.
ati ibyo nagukoreye n'undi wese yabikora nk'uko nabikubwiye. Ati none ubu ngubu wanyemera nkajya kureba Manzi. Ati rwose nta kibazo tugende ndetse tujye kumureba. Ati se wanyemera nkongera nkaguhobera Ange. Ati ihe. Ati Gaudence kandi ntangiye kugukeka ushobora kufite imico mibi. Ati hoya rwose, ati yihe mico se kandi Ange. Ati uri kumpobera buri kanya. Ati wagira ngo ati hoya rwose nta yindi mpamvu ndi kumva nakwishimiye rwose pe. Gusa bahoberanye Ange yabonye Manzi ahantu yari ari ndetse abona ko yihebye cyane. Ati yewe none Manzi aranyica ndi kubona yarakaye cyane. Ati reka uriya musazi twese uri kumwitaho kubera iki? Gaudence sinakubujije amagambo nk'ayo ngayo koko. Ati mbabarira no kuri rwose Ange. Ati mbabarira nari nibeshye nari insobwa. Ati uriya muhungu wawe rwose sindi kumenya ibye. Ati wabimenya ndetse utabimenya ujye uzirikana ko ari boyfriend wanjye kandi ni umugabo wanjye w'ahazaza. Ati gusa Ange utekereza ku byo dogiteri yakubwiye. Ati ritavuzwe n'umwe. Ati nabonye uriya musore wawe Manzi rwose nubwo uri kumbwira sinkajye mbikubwira. Ati ntashobotse pe. Ati ndabizi neza arashobotse kandi tumaranye igihe kurusha ko umuzi. Ati ni umwana mwiza nuko uri kubona turi muri iyi situation. Ati sawa ntaribi rero genda ujye kumureba. Ati genda gusa Ange. Ati nubwo uri kumbuza rwose. Ati mama uriya musore rwose atanagukwiriye. Ati mama namutaberanye rwose. Ati Gaudence ziba. Ati burya Ange ujya unatukana. Ati wonse unzamuriye kamere. Ati mbabarira nukuri kw'Imana pe. Ati mbabarira sinashaka kukubabaza. Ati ariko ndabizi ukuri kuraryana. Ati kandi umva na none uri kongera handi magambo. Ati ndakubwiye cije kureke kugumusakuriza. Ati none uri kongera handi magambo. Ati rwose mbabarira ntabwo nzongera. Ati okay ndakubabara ariko niwongera rwose turapfa ubusa. Ati okay ntabwo nongera rwose Ange. Nuko Ange yese kajyana ndetse ajya kureba Manzi. Gusa mu guhobera Manzi yamuhobeye atabishaka. Ati se baby ko mbona wandakariye byagenze gute? Ati nakurakariye. Ati ubwo uri kumva nta n'isoni rero kuza unyihoberesha. Ati rwose Manzi nawe uri ngewe wanyumva rwose. Ati nkumva iki? Ati uri kumva koko ibintu wakoze ari byo gutuma nkumva. Ati se Manzi ko nzi ko nta kintu nakoze kidasanzwe ko nawe ndabizi neza wabikora pe. Ati nabikora kuki? Ati nabikora kuki nanze kubikora rero? Ati ariko wibuke ko wambwiye ko utarumeze neza. Ati se none wowe kuvuga ko utarumeze neza ntutanga amaraso byari kugutwara iki? Ati hoya rwose Manzi nawe wirengera. Ati se ubwo ngubwo ncyanga gutanga amaraso uriya musore agapfa nsingewe nari gushinjwa urubanza koko? Ati urubanza se ubwo ninde wari kurugushinja? Ati ariko Manzi nyankunda kubikubwira sinzi impamvu utabyumva. Ati aho umuntu wese atatubona ari kujya wibuka ko n'Imana yo mu ijuru ibituruzi. Ati Imana yo mu ijuru. Ati sawa nyine wansuzuguye kandi nabibonye. Ati nabonye ko utampa agaciro rwose Ange. Ati se koko Manzi ukeneye ko nguha agaciro kameze gute? Singerageza kukwereka ko ngukunda. Ati okay. Ati ubwo ugerageza kunyereka ko nkunda nyine wabinyeretse imbere y'abari abadogiteri ubwo wagangaga kunyumva. Rwose Manzi nawe wikabya pe. Wikabya kuko nagerageza uko nshoboye. Ati wagerageje uko ushoboye. Ati yabo nkunda rero wari kunyumva ndetse ugasohoka hariya ntutanga amaraso. Ati oya rwose Manzi mbabarira pe mbabarira ndi kumva uri gukabya ndetse uri kurengera. Ati ubona ndi gukabya se koko? Ati se ubundi Ange ibintu by'ubukwe bwacu twabiretse. Ati Manzi nizere kuri gukina ariko. Gusa Manzi yase ko yibuka misiyo afite ndetse yibuka ko atarayirangiza. Ati oya rwose yo yari joke. Ati gusa rwose Ange ati nanjye ntabwo ari ngewe pe. Ati gusa mba mfite ikibazo. Ati se nimba utangiye kutanyumva ndetse tutarabana ubwo nitubana uzabasha kuba wanyumva koko? Ati ariko Manzi sinkumva koko nzakora iki koko? Hari icyo ndakora? Ati nkuko nakomeje kubikubwira yakiye unyumva uwa wanyumviye. Ati oya rwose Manzi wikabya rwose pe nanjye ahanga ntangiye kukurakara ndetse nta nubwo ndi kukumva. Umuntu apfe hejuru yo kukumva. Ati ntari binzamukana ndetse umbwirana umwuka wo hejuru. Ati oya rwose baby ntabwo ari kukubwirana umwuka wo hejuru gusa nawe wanyumva pe. Ati reba uriya musore urabizi nitwe twatumye agira biriya byago. Ati twatumye agira ibyago. Ati sinakubwiye tumusige hande twigendera ukanga kunyumva. Ati ngaho nawe Manzi nyumvira uwo mutima ufite. Ati kandi dogiteri ibyo yambwiye ntangiye kubibona ushobora kuba utari umuntu mwiza ujya unyihishamo. Ati none igihe cyose tumaranye ubona ko ndi umuntu mwiza kuri iyi nshuro ibintu byose twagiye dukora ndetse n'igihe tumaranye ubikubye zero utangiye kwizera kariya kana ngo ni Gaudence ndetse n'uriya mudogiteri udafite ubwenge. Ati Manzi uri kuvuga ko uriya mudogiteri adafite ubwenge kandi ari ubashije kuvura uriya musore ndetse akamera neza. Ati ibyo ntabwo mbyitayeho. Ati none se utangiye kubumva ukumva ko aribo bari mu kuri kudusha njyewe tumaranye igihe kirekire. Ati oya rwose Manzi. Ati burya igihe cyose wamarana n'umuntu biragoye ndetse biranatangaje cyane. Ati nubwo mwamara n'imyaka myinshi
ati umunsi umwe wonyine uba uhagije kugira ngo ubashe kuba wamumenya ndetse abashe kuba yakwigaragariza. Ati kuba yakwigaragariza. Ati okay. Ati none ndumva rero utangiye kwizera bari abantu kurusha uko unyizera. Ati hoya Manzi, ati ntabwo rwose ndakwizera nawe urabizi kandi ndagukunda. Ati ni nayo mpamvu ngarutse nkaza kukuvugisha. Ati kuko yari turi muri laboratoire rwose nanjye wambabaje. Ati kuko wansebeje pe. Ati ubwo se nagusebeje gute ari njye nawe ninde wakavuza ayo magambo. Ati wansebeje gute? Ati ubashe kwanga ko ntanga amaraso. Ati bazo ngikurikiza umwanzuro wawe umuntu agapfa. Ati rero tuza rero ibyawe wabigezeho ndetse ntiyapfuye. Ati rero Manzi windakarira bino bintu reka tubirangize ndetse umbabarire windakarira rwose. Ati ubuzima bw'umusore twabutabaye ndetse ameze neza ubu ngubu. Rero ndumva nta mpamvu yo kurakarirana. Ati okay. Ati se Ange wari ubizi n'ibindi rero. Ati se ni ibiki kandi? Ati rero ngiye kuba nasubira mu mujyi. Ati atugiye kuba wasubira mu mujyi. Ati yego rwose ngiye kuba nasubira mu mujyi ndetse ngiye kwita kuri company kuko company irankeneye kurusha ukuri ya musore ankeneye. Ati ndabizi company iragukeneye gusa company imeze neza nta kibazo ifite. Ati ari sure se ko company imeze neza? Ati yego rwose Manzi ndabizi neza company imeze neza ndetse nta n'ikibazo ifite. Ati sibyo bikura he kandi? Ati Manzi ndabizi neza ntugire ikibazo rero company imeze neza. Ati rero reka turindire kandi bya bibazo byose ndakubwiza ukuri ubu ngubu biri gukemuka. Ati what? Ati ibibazo byose biri gukemuka. Ati yego rwose kuko twarafunze amafaranga yose nta mafaranga na make yari gusohoka, ibintu byose biri kubera muri company ni ibyayo nta ibindi birombe turi guteganya kugura, twabaye dukoresha biriya bitewe nuko twari turi guhomba cyane. Ati ati nose ibyo wabikuye hehe? Ati urabizi nasizeho Patrick kandi Patrick ari kubikora neza cyane rwose. Ati ndumva usigaye mpisha amabanga rero. Ati company wayisigiye Patrick ndetse ntiwagira n'icyo ubasha kuba wambwira. Ati kandi Ange sinzi ibintu uri kunkora rwose. Ati hoya rwose. Ati ntabwo ari uko biri Manzi. Ati urabizi company dukeneye Inkuru. Ati se wowe ntabwo ubyifuza? Ati ndabyifuza rero niyo mpamvu ngiye kugenda ndetse nkabasha kuba nakita kuri company. Ati hoya rwose Manzi nta mpamvu yo guhangayika kuko nabikubwiye Patrick ari kubyitaho. Ati se Patrick ari kubyitaho gute? Ati se wabwirwa n'iki katari waho uri gutuma company yacu ibasha kuba yasubira inyuma? Ati hoya. Atangwa Patrick waba umubeshye rwose. Ndabizi neza company yacu imeze neza kandi Patrick ari kubikoraho. Ati cyangwa usigaye unshinyuma we na Patrick munakundana sinabimenye. Ati what? Atari ko Manzi uzi ko ushobora no kuba wataye umutwe umva nk'ibintu uri kuntekerereza koko. Ngiye kuba naguca inyuma nkagenda ngakundana n'umukozi wanjye. Ati ndabizi neza Patrick twarakuranye kuva mu bwana twari tuziranye ariko ntabwo bimuha uburenganzira bwo kuba yazanga nterete cyangwa ngo duteretane. Urabizi niwe gusa nahisemo rero sinzi ibyo ngibyo aho uri kubikura rwose. Ati wow. Ati gusa Ange ushobora kuba unkunda cyane. Ati ndagukunda nyine ahubwo nuko uba wigira idage. Ati nigira idage. Ati nawe rwose urakabye. Ati gusa Ange biri sere nkeneye gusubira mu mujyi ndetse nkajya muri company. Ati okay. Ati nimba ushaka gusubira mu mujyi ntari bigeno usubire mu mujyi gusa company yo izaguma ikontororwa na Patrick kugeza asubiye mu mujyi. Ati ushatse kuvuga ko noneho n'imyanya yanjye ntacyo kimazemo? Ati hoya rwose Manzi sibyo nshatse kuvuga. Icyo nshatse kuvuga nshaka ko tuzagenda ndetse tugakosora ibintu byose tukareba aho ikibazo cyabaye kuko twarahombye cyane bikabije. Rero Patrick yambwiye ko ari kubikoraho kandi ko biri gukosoka. Dushaka kugenda ndetse ducekinge nidusanga hari umukozi wabigizemo uruhare tuzata ko tumwirukana. Manzi ese ko yikanga cyane dore ko yarabonye ko Ange ari seriye. Ati se ko kuri seriye baby? Ati ati ndi seriye of course. Ati kuko ntabwo nakishimira kubona company yanjye iri gusubira inyuma bitewe n'umuntu runaka. Ati rero ngiye gusubira mu mujyi ndetse ngiye kuyitaho. Ati urayitaho gute? Nakubwiye ko Patrick ari kubikurikirana. Bakiri kuvuga ibyo ngibyo Patrick ese ko ndetse amuhamagara. Ati atabwo Patrick ndi kubona zantarama ibaza ko turi kumuvuga ese kampamagara. Ati yego nyine bishatse kuvuga ko we nawe musigaye hari ibintu mupanga ndetse mukabimpisha. Ati ntugire ikibazo rwose tereka mushire loud speaker nawe ubashe kumva. Ati nushaka kumuvugana rwose utiri ushira loud speaker. Ati ndi kubona ikizere cyawe gisigaye kigererwa ku mashyi. Ati reka mwitabe nawe ubashe kuba wakumva ibyo turi kuvugana. Nuko Ange ese ko yitaba Patrick. Ati bimeze biti Patrick? Ati ni sawa rwose Ange. Ati se mwebwe muraho murakomeye aho ngaho muri? Ati yego rwose Patrick turaho ndetse tumeze neza. Ati company imeze gute? Ati rwose company ntugire ikibazo. Ati ahubwo namaze kumenya ko hari n'abandi ba competitor twari dufite Ange. Ati what?
ati hari abandi bantu bari kutugendaho se Patri, nicyo ushatse kuvuga? Ati yego rwose nibyo nshatse kuvuga. Ati kuko urabona kuva mwagenda ati kampani isa nkaho yongeye igasubira ku murongo. Ati ndetse ya kampani tujya duhatanira ibintu by'amasoko ndi kubona nayo isigaye tugendaho cyane ndetse imbaza amakuru. Ati gusa ntimugire ikibazo rwose ndi kubikurikirana bitewe nuko nta mafaranga ari gusohoka, ibintu byose biri kugenda neza ndetse byongeye bigasubira ku murongo. Ati wow, ati Patrick appreciate rwose, ati ndagushimiye bitewe n'akazi uba uri kunyereka kunkorera rwose. Ati Ange ntubizi se ko ngukunda kandi nkwemera? Patrick wicunge mu magambo uvuga, ati uzi ko ndi kumwe na Manz ndetse ari kukumva. Ati wow, ati ariko arabizi ko turi abavandimwe rero ibyo ntiyabitindaho. Ati wareka n'iki ko yatangiye kugufurira ngo ndagutereta? Ati Manz tuza rwose ntabwo mutereta. Ati yeti ntabwo mutereta rwose ndabibona Patrick weti nuko nivugiraga nanjye. Ati se umuntu wanyu ameze gute? Ati rwose Patrick umuntu wacu rwose ubu ngubu tumaze kumuha amaraso. Ati nasanze duhuje n'amaraso ndetse mpita ko nyamuha. Ati perfect rwose. Ati Ange wakoze igikorwa cy'ubutwari. Ati nizere ko noneho mugiye guhita ko mugaruka. Ati yego rwose muganga tubwiye ko vuba aha ngaha bibuze kuba akangutse. Ati namara gukanguka turamureba ndetse nitumara kumureba bite ko twongera tugaruka aho ngaho rwose ntugire ikibazo. Ati yego rwose nimugire mwitegure ndetse muze tubashe kuba twateza kampani yacu imbere. Ati undi we Patrick ndagukunda ukorera imbere cyane. Ati nanjye urabizi ko ari ku mutima rwose sister. Ati yego rwose ndagufana nzisiga n'amarangi. Ati courage rero ukomeze kugira akazi keza. Ati yego rwose Ange kandi uwo muntu rwose mu mwiteho dore yahuye n'ibibazo rwose. Ati ntugire ikibazo rwose Patrick, ati natwe nibyo turi gukoraho. Gusa kimara kumukupa Gaudence we aho yari yicaye yagiye kubona Dogiteri araje. Ati Gaudence bimeze bite se? Ati Dogiteri bimeze neza, ati kandi ndabashimira byimazeyo rwose kuba mwafashije musaza wanjye. Ati rwose Gaudence nkuko nabikubwiye kuva kare ni inshingano zacu nk'abaganga kuba twafasha abantu barwaye rwose. Atabwo wagenda ukabwira ba Ange ndetse nayangirwa musore yanyu ngo ni Manz, mukaza mukareba umusore wanyu kuko ubu ngubu yabashije kuba yabyuka. Ati aturisere kuko yabyutse. Ati Dogiteri nukuri ndagushimiye kandi wumve ko ngushimiye Imana izaguha umugisha. Ati rwose ntugire ikibazo umusore wanyu ubu ngubu ameze neza. Ati ndetse nyuma y'iminsi 4 cyangwa 5 muzahita ko muvanga ndetse mutaye mucisubire mu kazi kanyu. Nuko Gaudence yese kasohoka ndetse asohoka yirukanka cyane agenda kureba aho Manz ndetse na Ange bari. Ati Ange tino mbaza ni inkuru nziza cyane rwose. Ati se kandi Gaudence byagenze biti? Atuzi ko Chris yabyutse. Ati Chris yabyutse. Ange yese kagwa mu kantu ndetse na Manz bahita ko barebana dore Karibo bari bamugonze baketse ko Chris ashobora kuba yarababonye. Ati se ko mbona mwikanze? Ati yemwe nimwishimye dore Chris yabyutse. Ati Gaudence biri serese kuko yabyutse. Ati se Ange ko mbona utabyishimiye? Ati Gaudence kandi warasaza. Ati ni gute nawe warakwishimira ko umuvandimwe wawe yabyutse? Nuko yese kafata Manz ati Manz abwo tugende tujye kureba natwe. Gusa bagiye bikandagira dore ko bari bafite ubwoba bwinshi cyane. Bahise ko bashika mu cyumba Chris yari arimo. Chris akibona Gaudence ati mayitesha mutwe bimeze bite sura aha ngaha? Gusa Manz ndetse na Ange bahise ko barebanaho. Ati se uyu musore ninde yisetesha mutwe Ange? Ati ntabwo mbizi rwose range reka tugomeze dutegereze ndetse turindire twumva ibyabo. Nuko Gaudence yese kavugira hejuru ati ntimugire ikibazo rwose. Ati Ange ati ntugire ikibazo rwose ajya nyitatesha mutwe rwose. Ati nayo mazina twitane iyo turi mu nzu yo mu rugo rwose ntimugire ikibazo. Ati rero ntimugire ikibazo rwose aya mazina niyo tujye twitana. Ati Manz nizere ko utarutangiye kurakara dore ko nabonye uburakari bwawe buba hafi. Ati rwose Gaudence nawe waramboneranye. Ati humura ntabwo narindakaye rwose nuko twari twibajije umuntu yisetesha mutwe rwose. Ati koko niwe tesha mutwe ndetse urabikwiriye. Nuko Chris yese kabaza Gaudence ati se Gaudence aba bantu ko ndi kubona ntabamenye nabahehe? Ati ntabwo babamenye nyine. Ati se babamenya gute kandi wari wisinzirije wanze kubyuka? Nuko Ange yese kabwira Gaudence ati Gaudence wivuga amagambo nkayo ngayo rwose. Ati yari yisinzirije ubu ibyago byamubayeho. Ati ubu ikibazo yari afite koko Gaudence? Ati ati mureke uyu nguyu turamenyeranye nta kibazo rwose. Ati lata Chris uyu bamwita Ange. Ati naho uriya wehe bamwita Manz. Ati ni byiza rwose ni byiza kubamenya. Ati nose bageze hano gute? Ati gabanya umunwa mbanze nkwiteho nta bindi. Ati rero uriya Manz ati ni umukunzi w'uyu nguyu Ange bagiye kuba bashyingirwa vuba aha ngaha. Ati ariko ati bakivugira n'abantu bakuru.
Manzi yaseka aseka cyane ati ariko ngo dako kuritesha mutwe pe. Ati ntiwabivuze se hari ibindi twakongeraho. Nuko Ange yaseka abwira Chris ati rata Chris ati nkuko Gaudence yabikubwiye ati njyewe nitwa Ange ati uyu nguyu ni Manzi ndetse ni boyfriend wanjye. Ati rero wagize impanuka ndetse ukimara kugira impanuka nitwe twakozanye ndetse tukuzana no kwa muganga. Ati wow ati nukuri ko Imana mwarakoze cyane rwose. Ati ndumva rero ubuzima bwanjye mbukesha mwebwe. Ati yes tugomba kubukesha Ange ati cyane cyane rwose. Ati yego rwose Chris ati ariko cyane cyane ugomba kubukesha Ange. Ati kuko uyu nguyu Ange ati niwe waguhaye amaraso nahuriya gusa kibivuga Ange yase kamufata umunwa ati Gaudence wajya ugabanya speed yawe wajya ugira ibanga basi. Ati reka nicedekere dati ntabona unankubitira ahangaha. Ati rata Chris ati njyewe nyine nasanze njye nawe duhuje amaraso gusa Gaudence ndetse n'uyu nguyu Manzi bo amaraso yabo yari groupe A gusa njye nawe twese yari groupe B rero niyo mpamvu nahisemo kuba nagwa amaraso kugira ngo bashe kuba wabaho. Ati rwose warakoze Ange Imana iguha umugisha. Ati biragoye kubona umuntu ufite umutima mwiza nkawe. Gaudence yaseka akamubwira ati yes ati umukobwa ni mwiza afite n'umutima mwiza. Atabwo brother ati nuko nabonye afite umukunzi wagakwiye ko wahise kufatiraho. Manzi yaseka areba Gaudence ndetse amurebana umujinya n'uburakari. Ati utambwira ko ufushye kandi nanone Manzi. Ati tokaceje kareka kunsakuriza ati mfu hasi biki. Chris yaseka ariko mu guseka antu bari bamudoze hahise ko hamurya ndetse araceje karataka cyane. Gusa mu gutaka Ange yaseka agenda ndetse amwitaho. Gaudence yaseka yongera aravuga ati reka mva ahangaha rwose ndi kubona ntagikenewe. Nuko Ange yaseka atangira kwita kuri Chris ati Chris yangane rwose uri buze kuba wamera neza. Gaudence akajya areba Manzi gusa akabona Manzi byatangiye kumubabaza. Ati Manzi wigira ikibazo rwose ati nukumwitaho by'akanya gato. Ati kandi wibuke ko ari mwe mwamuzanye. Ati rero agomba kumwitaho ntugire ikibazo. Ati cenje kareka kunsakuriza wa muginga we. Ange yaseka areba Manzi ati Manzi mfite ikihe kibazo. Ati baby nta kibazo rwose komeza bite kuri Chris. Ati se ntibakwemereye kuba warya. Ati yego rwose banyemereye. Ati se Manzi wagiye ari hanze ukazana imineke ndetse n'ibindi byo kunywa tukareba ko twabasha kuba twakita kuri Chris. Nuko Manzi yaseka asohokana na Gaudence ndetse bagenda kuzana ibyo kurya. Ange ndetse na Chris basigarana aho ngaho mu cyumba. Ati se Chris ati uri kumva umeze neza. Ati yego rwose Ange meze neza ati kandi mwakoze kuba mwaza. Ati Yesu we ati nibutse ati se ubwo ku kazi kanye ntibanyirukanye. Ati ariko Chris wikabya nawe ati reba situation urimo none utangiye gutekereza ibintu by'akazi. Ati se wakoraga iki. Ati imbere yo mu rugo ahantu hari ikirombe ati rero abasekirite baho ninjye narimba kuriye rwose nitwe twacungaga umutekano waho. Ati okay rero witekereza ku bintu byawe by'akazi rinda urubanza umere neza ndetse numara kumera neza uzasubira ku kazi kawe sibyo. Ati nta kibazo rwose Ange. Ati se ko nduri umukobwa mwiza ukaba ufite n'umutima mwiza ati bibundi ibyo bintu ntabwo bijya bikunda kujyana. Ati aryo umukobwa bari mwiza ariko afite umutima mubi rwose ati sindiyumvishana no gukuntu wampaye amaraso. Ati Chris wikabya nta kibazo ndetse nta nibirenze. Ati se Chris waba waramenye abantu bakugonze. Ati hoya ati ntabwo nabamenye kuko bakimara kungunga bisa nkaho nahise ko njya muri koma. Ati ubu niho nkibyuka rwose sinarinzi byabaye. Ati se Ange kuki wiruhukije. Ati hoya Chris nta kibazo gusa nyine Imana ishimwe ko ubu ngubu uri muzima. Ati ndi ubu ngubu ndi muzima rwose kandi ndashima Imana. Gusa bakiri kuganira Gaudence ndetse na Manzi bahise ko bongera barinjira dore ko bari bavuye kuba babahahira ibyo Chris yabasha kuba yarya. Gaudence ati Chris ndabona rero wafatiyeho. Ati Gaudence gabanya urusaku ndetse gabanya umunwa. Nuko Manzi yase kabwira Chris ati Chris rwose wihangane kandi uraza kuba wamera neza. Nuko ndagushimira Manzi kandi mwarakoze kuba mwanzana hano kwa muganga. Ati rwose ati ni inshingano zacu kuba twakwita ku bantu bafite ibibazo. Ati kandi nawe nuzajya ubona umuntu ufite ikibazo rwose ujye umwitaho. Ati yego rwose Manzi mwarakoze pe. Ange ati ndumva ubu ngubu twabasha kuba twagenda ndabona Chris asa nkatangiye kuba yamera neza. Gusa Ange yase ko yanga ndetse akanira Manzi. Ati Manzi buretse gato rwose habanza ashire nk'iminsi 3 niko dogiteri yavuze. Tubanza turebe ko basi yamera neza namara kumera neza. Ati nta kibazo tuzahita ko tugenda. Gaudence yase avuga ati ntiwumva se. Ati rwose ati wowe Ange niwe wanje wundi. Ati tumara iminsi 3 uzi neza ko twasize company.
ati rwose Manzi ntugire ikibazo company Patrick ari kuyitaho pe. Nuko Chris acyumva ko banafite company ese ko yikanga ati Ange timwasize na company yanyu. Ati yego rwose twaje tuje muri vacation hano, twari tuje mu karuhuko rero duhura nawe wakoze impanuka. Ati Manzi baze ko rwose uyu musore Chris atibuka ikintu na kimwe, atibuka n'abantu bamugonze. Ati Manzi ese katungurwa ndetse aranezerwa cyane, bigaragara ko yishimye mu maso. Gusa Gaudence ese akamubwira ati se Manzi ko wishimye bigenze biti? Ati se Gaudence nabura kwishima gute? Dushimishijwe nuko satamenya bamugonze. Ati oya, ati ntago ari cyo ngicyo nshatse kuvuga, gusa kuba Chris yabyutse n'iby'umugisha kandi buri muntu wese yakishima. Ati yego rwose Manzi nibyo, rero reka turindire ndetse turindire ko iminsi igera nimara kugira tuzada ko tugenda. Nuko Chris ese akabwira ati rwose mwarakoze peti kandi ndabashimira kandi ibintu munkore nzabibitura. Nuko bakiri muri ibyo ngibyo bagiye kubona babona ndetse polisi yinje aho ngaho bari. Ati mwiriwe neza. Manzi ese ko yikiriza ndetse afite ubwoba bwinshi. Yego mwiriwe. Ati ahangaha niho Chris arwariye? Ati yego. Ati Chris wakoze impanuka? Ati yego nahanga arwariye rwose. Ati rero twebwe turabagenza cyane ndetse turi kumwe n'abapolisi tuje kuba twakora iperereza ndetse tugenzura neza tumenye abagonze Chris. Manzi ndetse na Ange base ko bikanga ndetse bagwa mu kantu. Ese Ange ndetse na Manzi bazivamo babwire Chris ko aribo bamugonze? Ese Chris ndetse na Gaudence nibamenya ko Ange ndetse na Manzi aribo babagonze bazabasha kuba bababarira? Igice cyacu cya kane kiraza vuba. Kwibutsa gukora subscribe kuri David Rwanda utarayikora kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane.